Banyarwandakazi inshuti bakunzi b'Urugabiza tubireba turabasuhuje. Turi kuwa gatatu tariki 22 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2021. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomisene Mporamusanga. Nshuti muduteze amatwi tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano ndetse n'andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda, cyane cyane ko twasanze uko kurebera no guceceka ari byo byagiye bituma igihugu cyacu u Rwanda kigwa mu kangaratete. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tubafitiye n'ubundi umutumirwa, navuga ko ntago twaba tukimwita umushyitsi kuko ubu n'ubwa kabiri mugiye kumwumva. Reka rero tudatinze muhe umwanya, ni Hirwa Jean Bosco. Bwana Jean Bosco Hirwa, niba unyumva neza wasuhuza abadukurikiranye? Yego bwana Jeanne Pomisene ndakumva. Ndasuhuza abanyarwanda bose aho bari hose, baba mu Rwanda imbere mu gihugu baba no hanze yarwo, kandi ndashimira abanyarwanda bose bagerageje gukurikirana ikiganiro cya mbere twagiranye. Ndashimira komantere batanze, ndetse hari n'abansabye ko nabaha nimero zanjye, ubwo mbonereho kubaha akanya ko bashobora kuzazisaba biza tubireba akaba ariho wazibagezaho. Yego rwose urakoze. Niba bitwemereye ubwo tuzazishyira munsi y'ikiganiro, hanyuma cyangwa se uzazikenera ku giti cye akazanyandikira kuri email yacu dusanzwe dukoresha, ni moranepo@gmail.com. iyo ngiyo iyo ushaka gutanga ibitekerezo cyangwa se iyo ushaka kutwunganira mu biganiro dukora, niyo unyuzaho ubutumwa bwawe, hanyuma tukavugana uburyo dushobora kuvugana cyangwa se kuganira, haba ku murongo wa telefone cyangwa se imbona nkubone. Inshuti muduteze amatwi rero, nkuko twabibabwiye, ni ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Iki kiganiro mu by'ukuri twagiteguye nyuma yo kwitegereza tugasanga amahano yose, amarorerwa yose, amakosa yose yagiye ateza abanyarwanda ibibazo mu bihe bitandukanye, yagiye aza abantu bayareba, nyamara aho kugira ngo babirwanye bitari byabageraho bagahitamo kwicecekera. Icyo rero twasanze ari ikibazo. Twibaza impamvu, twibaza icyazanye uyu muco mubi, cyane cyane ko mu by'ukuri ari ikintu umuryango nyarwanda wihariye. Iyo witegereje haba mu karere k'ibiyaga bigari, mu muryango w'uburasirazuba bwa Afurika, mbega muri Afurika rusange, iki ni ikintu abanyarwanda bihariye cyo kurebera, cyo kudacyaha, cyo kutamagana. Ese birakwiriye ko bikomeza? Ku rwacu ruhande dusanga ari umuco wo kwamagana. Bwana Hirwa Jean Bosco, nk'uko wabivugaga mu kanya, abakunzi babiza tubireba tugaceceka bishimiye ibitekerezo watanze mu kiganiro cy'ubushize, ndetse badusaba ko twajya tugutumira kenshi gashoboka kugira ngo ubaganirize. Uyu munsi rero twagutumiye kugira ngo tuganire mu by'ukuri ku kibazo gihangayikishije, ikibazo kiri hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'abatavuga rumwe, n'abatumva ibintu kimwe nayo. Leta zose ku isi, nta leta n'imwe itagira abantu batumva ibintu kimwe nayo, nta leta n'imwe itagira abantu batabona ibintu kimwe nayo. Nyamara kandi itandukaniro ry'uburyo leta zivugana cyangwa se zakira ibitekerezo by'abo bantu batavuga rumwe nabo bitandukanye n'uburyo iwacu biba bimeze. Bwana Hirwa Jean Bosco, wenda ntari najya kure, wowe ubona umubano cyangwa se imikoranire y'ubutegetsi bw'u Rwanda n'abatavuga rumwe nayo iteye ite? Bwana Hirwa Jean Bosco. Murakoze bwana Jeanne Po. Njyewe mbona nta mikoranire iri hagati ya leta y'u Rwanda n'abatavuga rumwe, kubera ko nta mwanya bahana wo kuganira. Ikiba hagati yabo ahubwo ni ukunengana ku bitagenda, ni ukunengana umwe yakoze ibi, ni ukurebera mu ndorerwamo y'amoko ikibazo u Rwanda rufite muri iki gihe. Uragira uti ni ukunengana. Ubundi muri rusange iyo ugiye kureba abatavuga rumwe na leta, si mu Rwanda gusa, ni no mu bindi bihugu cyangwa se ibyitwa opposition muri rusange, baba ari abantu buri gihe bareba
uruhande rw'ibitagenda, ariko si uko baba birengagije ko hari n'ibigenda mu gihugu, ariko bo ikiba kibashishikaje ni ukugira ngo na bimwe bitagenda bikosorwe. Nyamara ku ruhande rwa za leta, ndavuga zimwe na zimwe harimo n'iy'u Rwanda, aho kugira ngo bumve uwo murongo cyangwa se bagendere muri uwo murongo wo gutega amatwi ibyanenzwe babikosore, ahubwo bihita bihinduka intambara. Iki kintu usanga giterwa n'iki, bwana Jean Bosco? Bwana Nepomuseni, iyo ugerageje kureba amateka y'u Rwanda usanga ashingiye ku bwoko. Noneho n'imitegekere yo mu Rwanda igiye kubaho igenda isimburana bikurikije ubwoko. Ni ukuvuga ngo igihe iki nicyo hategekwa n'abahutu, u Rwanda rutegekwa n'abahutu, abatutsi baba bari ku ruhande, icyo gihe banenga imikorere y'abahutu. Ikindi gice wareba ugasanga aho u Rwanda rutegekwa n'abatutsi, noneho nabo abahutu bagasa n'abari ku ruhande, nabo banenga ubutegetsi bw'abatutsi. Ibyo bintu bigenda bibaho mu gusimburana mu Rwanda guturuka ku bwami, kuri Repubulika ya mbere, Repubulika ya kabiri, kugeza kuri iki gihe tuwe na FPR Inkotanyi. Ibyo bintu byagiye biba kubera ingaruka z'amateka. Icyo gihe rero iyo urebye neza ukitegereza, usanga abatari mu buyobozi banenga abari ku buyobozi ibitagenda, ndetse n'ibigenda bakabyirengagiza kubera nyine cya kindi twavuze cy'amateka agenda aranga Abanyarwanda. Iyo rero abantu bagendeye ku ibyo birebana n'amoko, birebana n'amateka y'u Rwanda, icyo gihe cyose ntabwo inenge zabura, nta nubwo kumvikana hagati y'abo bantu babiri biba byoroshye. Niyo mpamvu gutegura nk'ibiganiro byahuza Abanyarwanda bitazorohera Abanyarwanda kubera icyo kintu. Bamwe iyo bari ku buyobozi bibona neza, abatari ku buyobozi bakabonwa nabi. Ariko bwana Jean Bosco, nk'ubu tuvuge n'urugero, ntabwo abanenga ubutegetsi bw'u Rwanda muri kino gihe ntabwo wabishingira cyane cyangwa ntabwo wabibonera mu kibazo cy'ubwoko cyane, kuko nubwo ubutegetsi buriho mu Rwanda imbaraga zabwo zubakiye ku bwoko bumwe, ko mu bwoko bw'abatutsi, ibyo ntabwo dutinya kubivuga, ariko ubona ko no mu batavuga rumwe harimo n'abatutsi. Ibyo nibyo nari ngiye kugeraho bwana Jeanne Paul. Niho nari ngiye kugusobanura ko iby'iki gihe bitandukanye n'ibyariho mbere. Ubu ngubu ikibazo gihari mu Rwanda gihari kigaragara ni uko habayemo ikintu cyo kutihangana no kubihanganirana. Abantu bamwe bakaba ibivume, abandi bakarenga inshingano, abandi bagatatira igihango, abandi bakumva ko ibyo bashoboye abandi batabishobora. Icyo kintu cyarabaye, nicyo gituma ubu ngubu cyateje n'urujijo n'abanyamahanga n'abantu bose bibazaho kuki muri iki gihe opozisiyo nyarwanda igizwe n'abahutu ikagirwa n'abatutsi, kandi abo bantu bakaba barabuze uburyo bashobora kumvikana na leta iriho kugira ngo bashyire ibintu ku murongo ku buryo buboneye Abanyarwanda bose. Icyo ni ikibazo gikomeye, nanjye ndakibaza, n'undi arakibaza, n'abanyamahanga barakibaza, ndetse hari n'umunyamahanga agiye uheretse kukimbaza. Ndabubwira nti icyo kintu ngiye nta basobanuro nagiha, gusa amateka yacu yagiye agorana, noneho bigeze birenga ubushobozi bw'Abanyarwanda ku buryo kubyumva kimwe byabananiye. Ikindi nanone mu by'ukuri, nubwo ikibazo cy'ubwoko kigaruka kenshi, ariko ikintu cyitwa ibiganiro mu Banyarwanda ni ikintu cyananiranye. Ikintu cyitwa kuganira ku kibazo icyo ari cyo cyose ni ibintu byananiranye. Ubibona muri opozisiyo hanze y'u Rwanda, ukabibona ku bari mu butegetsi. Uyu munsi hari abantu batangiranye na FPR, bakoranye nayo, nyamara ubona bafunzwe ku mpamvu zitakagombye kubafunga, ari ikintu cyasabaga ibiganiro gusa. Benshi rero bakagaragaza ko, ndavuga abakurikirana politiki y'u Rwanda, bagaragaza ko ikibazo cyo kuganira mu Banyarwanda cyananiranye. Sinzi niba nawe ari kubibona. Rwose icyo kintu kirahari, birumvikana. Kuganira ku Banyarwanda ntabwo byoroshye kuko buri muntu wese aho arakurura yishyira, akumva ko Abanyarwanda bumva ko
aho uri ariho heza hakubereye, ko abantu mutari kumwe nta n'icyo mukwiriye kuvugana, nta gitekerezo bafite, ko wihagije wowe aho uri n'abo muri kumwe muri kugenda ku murongo umwe. Icyo rero cyo kutumva ibitekerezo by'abandi nicyo kinini kijambije ibintu hagati y'abanyarwanda ubwabo, nicyo kinini kiriho giteza ibibazo yaba kuri leta y'u Rwanda iriho ubu ngubu, yaba no kuri opozisiyo. Kuganira hari aho byageze abantu bari bahuje umugambi umwe wo gukora igikorwa iki n'iki, tuvuge nka FPR, bageraho nabo batangira kugira abacikamo ibice bahunga kubera ko ari ibyo batemera mu masezerano bari baragiranye batera igihugu kugira ngo bakibohoze. Hari ibyo bagezaho ntibabyumvikana, uruhande rutabyumvise rero ni rwo rwagize ibibazo, bamwe barahunga, abandi barafungwa, abandi barapfa, niko byagenze. None urwo ruhande ruragenda rusanga urundi ruhande rwatsinzwe rugizwe na majorite y'abahutu ruri hanze, bashaka nabo kwishyira hamwe, ariko ntibyashobora gukorwa ibiganiro. Kubera iki? FPR ifite ubushobozi bwinshi bwo gutuma ibyo biganiro bitaba, kubera ko ifite ubushobozi, ifite imbaraga, ifite amafaranga, gutyo igatuma muri ya mashyaka ari hanze ya opozisiyo, muri ba bantu bayirwanya, hazamo uduce dushyigikiye FPR n'ututayishyigikiye, bityo bigatuma abantu bari hanze badashobora kwiyubaka kugira ngo bagire icyo bageraho, bashobore kuba bavuga bati noneho tugeze ku rwego rwo kuba twaganira na FPR tugasangira ubutegetsi, cyangwa se niba bitunaniye abarwana bakarwana, niba binaniranye kurwana umuntu akemera ati naratsinzwe, akamanika amaboko agataha, igihugu kikamwakira. Icyo rero kiracyari imbogamizi ikomeye, harimo kutumva ibintu kimwe, harimo kutumva impamvu yo kuganira, harimo noneho n'imbaraga za FPR zikora muri opozisiyo. Nge ku rwanjye ruhande ntekereza yuko ibintu byose ntabwo dukwiriye kuzajya tubigeka kuri FPR, kuko FPR nubwo ifite imbaraga, ariko iyo uganiriye n'abanyarwanda benshi bakubwira ko impamvu ibiganiro muri opozisiyo, gufatanya muri opozisiyo bikomeza kugorana, ni ukubera yuko icya mbere impamvu zatumye abo bantu bahunga si zimwe. Icya kabiri ni uko ntibazi icyo barwanira. Hari abari muri politike badafite ubwo bushobozi, ugasanga bo ubwabo babashije kumenya icyo barwanira, bagasobanukirwa neza icyo bashaka, FPR itabasha kubahagarika. Noneho ndagira ngo nk'umuntu ukurikiranira hafi politike y'u Rwanda, usanga uwo muco mu by'ukuri wo kwinjira muri politiki, ariko abantu basa naho batabanjije gutekereza icyo bagiye gukora, basa naho batatekereje kubo bazakorana nabo. Icyo kintu cyacika gite kugira ngo byibuze haboneke igice cy'abanyarwanda cyemera ibiganiro ku bibazo byose bihanze u Rwanda, kandi gishobora kugezaho cyemeza ubutegetsi buriho kuganira nabwo. Donc icyo kintu usanga cyakorwa gite kugira ngo byibuze haboneke izo mbaraga? Nk'uko nabivugaga, icya mbere kugira ngo opozisiyo idashoboka, itagira, hari abagize hanze baradamarara bumva ko bameze neza, hari ba ntibindeba, hari noneho no kwa kundi abanyarwanda mu muco wabo bateye, umwe akavuga ati ngewe ntabwo nashyigikira igitekerezo cya kanaka kubera ari kanaka, sinafatanya na kanaka igikorwa iki n'iki kubera uko ateye cyangwa nteye. Ibyo byose rero nibyo nyine kutagira umurongo, kudahuza ibitekerezo, gupingana, nibyo bituma abantu badashobora kugira ku cyo bagomba kugeraho kugira ngo igihugu gisubire ku murongo, abantu bose bakiyumvemo kimwe. Hari ikindi nanone ureba ku ruhande rw'abari mu gihugu, kuko ntabwo ikibazo kiri ku bari hanze gusa, abari mu gihugu nabo ubwabo leta ntishaka kubumva, ndetse yo ntinatinya kugaragaza ko nta mpamvu iriho yo kuganira nabo, kuko usanga nyine n'abari ku ruhande rwayo, ndavuga baba bashyigikiye ibikorwa bya leta, baba bavuga bati abo bantu bashaka kuganira na leta nta na segiteri imwe bafite, bumva mu by'ukuri byaturuka he? Ese ku rwawe ruhande wumva koko mu by'ukuri kugira ngo hazabeho ikintu cyo kuganira kw'abanyarwanda bidusaba ko habaho indi ntambara? Ku bwanjye sinemera ko kugira ngo ibiganiro bibe hagati y'abanyarwanda basangira ubutegetsi cyangwa se bubaka igihugu ku buryo burambye, ntabwo bikeneye intambara, ahubwo nyine bikeneye ibiganiro. Ariko ikibazo
ni kwa kwikunda kwa buri ruhande. Niba uruhande rwumva rwarageze iyo rujya rwarafashe ntawe ushobora kurwambura cyangwa se ruraho ntacyo rushoboye, kwitinya kwa buri ruhande cyangwa kwiyumva kwa buri ruhande nicyo kibazo gihari kugeza ku Banyarwanda. Bamwe bakumva ko bashoboye bamaze kugera iyo bajya, abandi bakumva ko nta mbaraga, bari aho badashaka gushyiramo imbaraga, gushaka ibitekerezo. Njye mbona kurwana si wo muti, burya kurwana biza ku munota wa nyuma ari uko ibindi byose byananiranye. Ubu igihari gikomeye ku Banyarwanda ni ukugira ibiganiro byatuma bagira ikintu bahuriraho, bakavuga bati turubaka igihugu gute, turarwanya ibikorwa bibi byabaye mu mateka dute, turashyigikira ibyiza byacu biri mu mateka y'u Rwanda dute, kugira ngo duteze imbere siritu urubyiruko. Urabona ko abantu bose bari mu butegetsi abavuyemo bari hirya no hino, abenshi bagiye bagendera ku bitekerezo bihari, bamaze kugira imyaka irengeje 30 kujyana hejuru kujyana kuri za 70. Abo bariho barasaza, ariko hakwiriye kuboneka ikipe iva muri abo bantu b'abasaza n'abandi bakuru bahari, bakareba u Rwanda rw'ejo. Ese ibyo turi gukora ubu tuzabisigira nde? Ese nidukomeza gukora gutya abari hanze bagakomeza kwiyongera, ejo bakazadutera bagasenya igihugu, cyangwa bikagenda gutya bakatwambura ubutegetsi, bizagenda bite? Hagombye kuba rero ikintu gihuza Abanyarwanda ku buryo batekereza iyo mirongo yose migari yatuma mu gihe kiri imbere u Rwanda ruba u Rwanda rukwiriye, rutari u Rwanda uyu yibonamo, rutari u Rwanda undi atiyumvamo, ahubwo rukaba u Rwanda Abanyarwanda bose ku ngeri zose biyumvamo. U Rwanda Abanyarwanda bose biyumvamo, nyamara kandi siko bimeze. Bwana Jean Bosco, nyuma y'uko leta ibigaragaza ko idakeneye rwose no kuganira n'abo bantu, ibafata nk'abantu nk'abanyantege nkeya, ndetse ishobora gusanga no hanze ikabahohotera, cyangwa n'abari mu gihugu ikumva ko yabafata uko yiboneye kose, hariho n'imbaraga z'umurengera zikoreshwa. Urugero naguha ni nk'abanyamakuru bamaze iminsi bafungwa, mu by'ukuri bigaragara ko nta byaha bigeze bakora. Urugero nakubwira nk'umusore bita Cyuma Hassan Dieudonné, uwo bita Nsengimana Theoneste, hari umusore wari wifitiye chaîne ye yakoraga ibiganiro Aimable Karasira, ni benshi mbega. Ejo bundi wumvishe uburyo polisi na RIB bateye mu rugo kwa Barafinda saa 8 z'ijoro, bakamujyana ubu akaba ari ahantu mu bitaro Indera ariho afungiye. Bwana Jean Bosco, usanga izi mbaraga leta ikoresha atari umurengera, ese usanga zikwiriye kuruta ko bakumva ibitekerezo abaturage cyangwa se abatavuga rumwe nayo baba bagaragaje? Mu by'ukuri Bwana Jean Pomseni, imbaraga zikoreshwa muri iki gihe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni umurengera. Imbaraga zikoreshwa, amafaranga akoreshwa yagombye kuba akorera abaturage ibindi bikorwa bituma batera imbere kurushaho, bakajijuka. Ubundi FPR mu ntego zayo yo gufata igihugu yavugaga ko ije gukura Abanyarwanda ku ngoyi y'ubujiji, ubukene, amacakubiri n'ubutegetsi bw'igitugu. Ariko uko ikora muri iyi minsi, uko ikora ubona ikoresha imbaraga z'umurengera. None izo mbaraga iyo zikoze gutyo zihita zigaragaza ko igitugu kitigeze kivaho, ahubwo igitugu kikiriho. Noneho hakaba ikindi kintu Bwana Nepomseni kigaragara, hari abantu wagira ngo bari hejuru y'amategeko. Yego, bakora ikintu uko bacyumva. Niba umuntu akoze ikintu ko acyumva adakurikije inshingano ze, ntihagire umukoma mu nkokora ati nyaboneka ibukora sibyo. Icyo gihe bituma abaturage baba ibikange. Iyo abaturage bamaze kuba ibikange rero, ntabwo noneho kubajera biroroha muri icyo gihe, bakikanze. Ariko iyo bamaze gukanguka bagafata undi murongo, cyangwa bakavuga ngo ntacyo bakiramira, kongera gusubiza abaturage ku murongo biba ikibazo gikomeye cyane. Icyo gihe ni hahandi ubona abaturage bagera bagasandara, bagaturika, bakavuga bati kiba kibi. Icyo gihe rero mu miyoborere ntabwo wakoresheje inyungu z'igihe kirekire, wakoresheje inyungu nyinshi mu gihe gito, ariko utareba imbere hazaza. Nkaba mvuga rero aho bigeze ni inama FPR yagombye kureba imbere hazaza, kavuga iti mbese abaturage turi kuyobora gutya
izi nama opozisiyo iri kuduha tukazanga, opozisiyo igakomeza ikiyongera, ese uku tubacecekesha ntibavuga bari muri opozisiyo bizakomeza imyaka 2, 3, 4, 5? Cyangwa igihe kirageze ko duhindura strategy tukareba uburyo twakwigarurira ba bantu bari muri opozisiyo dukoresheje diplomasi, dukoresheje ubwenge, dukoresheje ubundi buryo, noneho tugasangira ibyiza dufite kugira ngo dusigasire ibyo tumaze kugeraho mu gihe kizaza, mu minsi iri imbere ibyo bintu bizakomeza bibe mu maboko yacu, ariko tubisangiye n'abandi, ibyo twagezeho ntibyongere ngo bisenyuke nk'uko ibyagiye bisenyuka mu bihe byabaye. Icyo kintu rero niwo murongo mbona FPR yagombye gukora, igakoresha imbaraga, igakoresha iyo ngengo y'imari, itegura ibiganiro, itegura imibereho myiza y'abaturage, itegura ikongera igakangurira buri nzego, buri rwego ruriho, rwaba ubutabera, yaba buri muyobozi wahaye inshingano runaka aha n'aha, bakongera bakamukangurira bakamubaza bati ese inshingano twaguhaye ku ijana ugeze kuri kangahe? Ese uzi gukora gute? Ese amaraporo twereka mu byo batunenga si amatekinikano, ni ibintu koko byabaye? Ugatanga ingero, ukazerekana, ukabwira abanyarwanda uko ibintu bimeze. Ngira ngo aho bigeze ubu ngubu FPR ntabwo yakagombye gukomeza gukoresha imbaraga ifite, ahubwo yagombye gukoresha diplomasi n'ubwenge, ikigarurira abantu bose baba bari hanze, ikoresha uburyo bwose bushoboka, provike mu Rwanda hataba intambara cyangwa ngo wongere kuba ikibazo gishingiye ku moko, noneho tukubaka u Rwanda rushyashya, u Rwanda abana bose, urubyiruko bazibonamo mu bihe bizaza, batumva ko hari umuhutu, batumva ko hari umututsi, ahubwo hari ndi umunyarwanda ivugwa, iri mu mvugo ubu ngubu ikajya mu bikorwa, noneho bagakora ku buryo mu gihugu imbere amategeko uko yanditse akurikizwa. FPR ikareba mu mirongo migari yatanze, ikareba niba mu iyo mirongo migari yatanze bayinengaho nta biri gukorwa nabi koko. Nk'urugero ukareba niba FPR irwanya leta ya Habyarimana yavugaga ko hari akazu, ubu opozisiyo n'abandi bavuga ko hari agatsiko, ikareba koko niba mu Rwanda nta gatsiko gahari, ese niba ko gatsiko gahari gakora iki, kagizwe na bande, kungura iki gihugu, gasenya iki mu gihugu? Niba ko gatsiko gahari kagasenywa cyangwa bigakosorwa, tukareba niba mu Rwanda hari demokarasi nk'uko bivugwa. FPR kicara ikavuga iti demokarasi mu Rwanda irahari, ese amashyaka ya opozisiyo, amashyaka menshi aremewe, ese mu Rwanda amashyaka ya opozisiyo ngahe arakora, akorehe, akora iki? Ese ko twagiye mu matora 2003, 2010, 2017 abantu bagerageje kwiyamamariza kuba abaperezida ba repubulika, abemerewe, abataremerewe bari hehe? Abadafunzwe barakora iki? Barafunze, bafungiye iki? Abadafunze baratoterezwa iki? Cyangwa se ni ikihe kibazo gihari cyatuma abantu bava muri icyo gihehahiro barimo, kuba bariyamamaje ntibatorwe cyangwa bataremerewe, kuki bakomeza kugira ingaruka? Niba hari n'ibyo bagendeho bindi bakabyanaliza, bakabishyira ku murongo, bakabyereka abanyarwanda bati dore ibi nibyo byateje aba bantu kuba gutya na gutya. Noneho urujijo ruri mu banyarwanda, ruri muri opozisiyo, ruri muri FPR, rukavamo ibintu biri mu gihugu bigatatuka, abantu bagahabona aho bahera bakora ibiganiro byubaka igihugu n'u Rwanda rw'ejo heza hazaza. Urakoze cyane bwana Jean Bosco. Ukomoje ku kintu cy'amashyaka ari mu gihugu n'imikorere yayo, ndagira wenda ngo tuvanemo amashyaka mu by'ukuri wenda nka ririya rya PS imbera kuri rya Maître Bernard Ntaganda, Darfa Umurinzi ya Victoire Ingabire, ahubwo turebe ari amashyaka yandi ndetse agiye ari no mu nteko ishinga amategeko, afite n'abaministre nka za PSD, za PDI n'andi mashyaka arimo. Mu by'ukuri ukomoje kuri icyo kintu, nibuka ko mperutse kumva ikiganiro, ngira ngo cyari cy'umuyobozi w'ishyaka rya Green Party arimo avuga ati FPR yaduhagarikiye inkunga zishobora kuza ziturutse hanze y'u Rwanda.
hanyuma kandi yo ikazifata, yo igirana amasezerano n'andi mashyaka yo hanze aba ashobora kuyifasha mu buryo butandukanye. Ariko nyamara ikibazo FPR yarangiza ikavuga ngo ifite ngo pozisiyo n'ayo mashyaka ari mu gihugu akabyemera atyo, bakemera ko ngo ari amashyaka ya opozisiyo. Ugasanga mu by'ukuri iyo bigeze mu gihe cy'amatora bose baravuga bati dushyigikiye umukandida umwe wa FPR. We ku rwawe ruhande ari amashyaka uyafata ute? Uyafata nk'amashyaka ari muri opozisiyo, uyafata nk'udushami twa FPR, uyafata nk'iki bwana Jean Bosco Hirwa? Urakoze bwana Jean Nepomuseni. Ari amashyaka yose wavuze ngewe nyafata nk'aho atari amashyaka, ahubwo n'udushyaka dushamikiye kuri FPR. Uti kuki? Ndaguha urugero rworoshye. FPR mu bushobozi bwayo nka moteri iyoboye igihugu, iyo nibura buri kwezi isaruza imisaruro mu baturage, umusanzu wa FPR nibura muri buri mudugudu wo mu Rwanda FPR igomba kubonamo 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda, nibura muri buri mudugudu. Kandi mu Rwanda nibura dufite imidugudu irenze 14,000 na birengaho, 14,000 birengaho. Reba buri mudugudu niba wajya ukuramo 10,000 buri kwezi. FPR yabyemerewe gushaka umusanzu mu banyarwanda. Ayo mafaranga aratangwa, nayo uyu mudugudu ibyo bintu ndabizi nabihagarara. Ayo mafaranga aratangwa, ariko nta kandi gashyaka muri turiya wumva duhari kanatinyuka kujya no mu mudugudu ngo gakoresha inama gasamba amafaranga. Ntayo, ntabwo ari amashyaka, n'udushyaka dushamikiye kuri FPR. Niyo bagiye gutora no kwiyamamaza, FPR nibagenera imyanya runaka bakwiye kuzajyamo. Nuko ngo rero n'abagenerwa bikorwa na FPR, ntago n'abafatanyabikorwa na FPR bakagenerwa imyanya na FPR. Ntabwo wavuga ngo nta mashyaka afata ibyemezo, kuko afata ibyemezo ntabwo ibyo bintu byaba biba niba mu bidugudu amafaranga avamo akajya muri FPR y'imisanzu, za serire specialize zigatanga imisanzu, abakozi ba leta bagatanga imisanzu kuri FPR. Ayo mashyaka yose abireba agaceceka, ubwo se wavuga ngo ayo ni amashyaka ya opozisiyo gute? Ntabwo ari amashyaka ya opozisiyo. Mu Rwanda amashyaka ya opozisiyo ahari ni Darfa Umurinzi itaremerwa, n'ishyaka rya Bernard Ntaganda bitaremerwa, niyo mashyaka ya opozisiyo. Ayandi ni abafatanyabikorwa na FPR. FPR ni moteri ya leta, abo ngabo bayigenderaho niba amabwiriza. N'ikimenyimenyi nta muntu wo mu mashyaka yabo ushobora kwiyamamaza ngo azagere ku mwanya wo kuyobora ahantu runaka nibura FPR itabanje kubiha umugisha. Ni ukuvuga ko rero atari amashyaka. Njyewe ntabwo nyafata nk'amashyaka, nyafata nk'amashami ya FPR Inkotanyi. Nuko ntabikurikiye neza, hari ikiganiro wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yarimo kwiyamamazamo ahantu, noneho Perezida wa PSD afata ijambo, we ahita yerekana ko yamushyigikiye uwo mwanya, ko kandi mbese nkaho ubundi bagiye nko mu gikorwa kimwe. Ubundi ntabwo amashyaka abiri yagombye, ngewe numva turi kwamamaza, ishyaka ryagombye kugenda rikavuga ibigwi byaryo, irindi rikavuga ibigwi byaryo, ishyaka ritagiye kuvugira mu rindi, ridahawe ijambo n'irindi. Nibwo numva byaba ari ibintu bisobanutse. Bwana Hirwa Jean Bosco, ibyo ari byose wenda ntekereza ko wakuriye mu Rwanda, cyangwa se niba utaranahakuriye ukaba uri umwe mu baje mu Rwanda baturutse hanze muri 1994, simbizi, ariko ngira ngo hari icyo twakwemeranywaho cyabaye nyuma ya 1994, aho FPR yagiye itoratora abitwaga abayobozi mu nzego zitandukanye, uhereye ku bayoboye igihugu ku rwego rwo hejuru, abari abaministre, abari abaperefe, abari ababurugumestre, yewe kumanuka kugeza kuri ba nyumba 10 wapfaga kuba warabaye umuyobozi gusa, ibyaha byose byakozwe bikakugerekwa ku mutwe. Uyu munsi amakosa arimo gukorwa n'ubundi n'abari mu nzego z'ubuyobozi. Tuvuge nk'abantu bagira gutya bakaza bagavana umuntu mu rugo, bakamwikorera, bakamwirukankana, bakamujyana Indera, bakamutera ibishinge by'abarwayi bo mu mutwe, umuryango we utabibajijwe. Ibyo byose ni ibintu bikorwa n'inzego z'ubuyobozi. Ukurikije ubunararibonye n'ibibazo byabaye kuva 1994 ku bayobozi baregwaga ko batasoje inshingano zabo, ni ubuhe butumwa waha abarimo gukora amakosa muri kino gihe? Urakoze bwana Jean Nepomuseni. Icyo ngiye ubutumwa naho abayobozi bariho iki gihe ni gukora bakurikije inshingano bahawe
mu bikorwa bakora bakubahiriza itegeko, bakubaha umuturage, bagaha umuturage ijambo. Iyo haramutse habaye ikibazo, umuturage ni uwa mbere mu kugutangaho ubuhamya bw'ibyo wakoze. Bayobozi bari mu nzego z'ibanze, mwitondera abaturage muyobora, mufate abaturage muyobora neza, mubafate nk'amata n'ubuki, mubafate nk'amata y'abashyitsi, mububahe, mubakorere, mubafashe, kuko hari igihe gishobora kuzagera mukabazwa nk'ibyo abababanjirije babajijwe, cyangwa se mukagerekwaho inshingano mutakoze neza kubera ko zakozwe n'abandi murebera mukicecekera. Bayobozi, mugerageze mufashe abaturage mu byo mukora byose, mubahe uburenganzira bwabo, mubafashe kubona ibikenewe mu buryo bukwiriye kandi mu buryo bunoze. Ubundi mubahe ijambo, ibitekerezo batanze mubikure hasi mubizamure hejuru babibone, ibivuye hejuru mubibagezeho uko bikwiye, ntacyo muhinduyeho, nta kuvuga ngo hejuru wavuze. Mukoreshe iby'itegeko rivuga, mutange ubutumwa busobanutse kandi mutangire igihe. Ubundi ubwo nibwo busobanuro bw'ijambo demokarasi, kuko ni ubutegetsi bw'abaturage. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo biva hasi bijya hejuru, noneho babayobozi bagashyira mu bikorwa ibitekerezo byavuye mu baturage. Ariko si ko uyu munsi bimeze mu Rwanda ruyobowe na FPR, ahubwo imeze nk'itiyo nini, yo ikora nk'isoko ivubura amazi menshi, noneho hakabaho itiyo itwara amazi, bakagenda bacomekaho utundi dutiyo duto duto, amazi akagera ku baturage. Ibyo rero ni isoko, ariko ntabwo wabifatiraho urugero rwa demokarasi, ko demokarasi yo ni itiyo nini ituruka ku baturage, izamuka yagera hejuru ikagira utundi dutiyo dutoya tugenda dukwirakwira muri institution z'igihugu kugira ngo igihugu cyubakike. Ubu buryo rero bukaba bwarananiye FPR ku mugaragaro, kandi ikaba yizeye imbaraga za gisirikare, ndetse ikanabishingira ku ntege nkeya z'abatavuga rumwe nayo, bigatuma yumva ko izahoraho iteka ryose. Nyamara umunyarwanda yaciye umugani agira ati nta gahora gahanze. Bwana Jean Bosco Hirwa, ndagira ngo ufate amasegonda makeya usezere ku bakunzi babiza tubireba tugaceceka, ubundi tuzongere guhurira mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze bwana Muramusanga. Nagira ngo nibwire abanyarwanda ibintu bigeze kuri bitatu, mbabwire nti banyarwandakazi, ntimube nka ya mpyisi babwiye ngo amahera arafunze ikagira iti aha n'ubundi nari nsanzwe nigendera bugorofye. Aha hantu abaturage bitonde, barebe amasomo ari mu mateka twaciyemo, barebe ibyiza birimo, barebe uburyo twabisangira, ibibi birimo byabayemo, tubirwanye, twubake ejo hazaza. Abandi banyarwanda bakagira bati nyabuneka icumu rizagucungura ntumenya iyo ryacuriwe. Nimusigeho guhangana, ahubwo mushakire umuti abanyarwanda b'ejo hazaza, mubashakire umuti muhereye ku mahoro, muhereye ku bumwe, muhereye ku bwiyunge, muhereye ku bwisanzure, twibakira u Rwanda rw'ejo hazaza. Ibisigaye byose Imana izabikora. Mugire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2022, muzawurye ntuzabarye, Imana ibibafashemo. Murakoze cyane bwana Hirwa Jean Bosco, kandi tugushimire umwanya waduhaye, tugushimire rwose ibitekerezo utanze, kandi tunavuga ngo n'ubutani tukwiyambaza ntuzatuburire umwanya. Inshuti mwari muduteze amatwi, inshuti bakunze ikiganiro biza tubireba tugaceceka, turabashimiye namwe, kandi tubasabe mukomeze mutwandikire kuri email yacu mporanepo@gmail.com, mukore commentaire kuri chaîne yacu ya YouTube, kandi mbasabe mukomeze mukore subscribe cyangwa se sabone nk'uko bivugwa mu ndimi z'amahanga, kugira ngo turusheho gukomeza kwagura umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro. Naho ubutaha rero mukomeze kugira icyumweru cyiza.